izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo kuwa gatanu w'icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B. Isomo rya mbere turazisanga mu ibaruwa ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye abanyakorinti, umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 25. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 25 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 13. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye abanyakorinti. Bavandimwe, Kristo ntiyanyohereje kubatiza, ahubwo yantumye kwamamaza inkuru nziza, atari mu magambo y'ubuhanga, ngo hate umusaraba wa Kristo udakurizaho guta agaciro. Mu by'ukuri kwamamaza urupfu rwa Kristo ku musaraba bisa n'amahomvu ku bari mu nzira yo korama, ariko ku bari mu nzira yo gukira ari bo twe, ni ububasha bw'Imana. Kuko handitswe ngo nzasenya ubuhanga bw'abahanga kandi nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge. Mbese uw'umuhanga ari he? Uw'umunyabwenge ari hehe? Uw'intyoza mu by'isi ari he? Ko ubanza ubuhanga bw'isi, Imana yarabuhinduye amahomvu. Kuko rero isi ku bwenge bwayo ntiyashoboye kumenyera Imana mu bigaragara, niyo mpamvu Imana yihitiyemo gukiza abemera ikoresheje ubusazi bw'iyamamazabutumwa. Mu gihe Abayahudi bigomba ibitangaza, Abagereki bo bashimikiriye iby'ubuhanga, twebweho twamamaza Kristo wabambwe ku musaraba, bigashengura Abayahudi kandi bikitwa ibisazi ku Bagereki, naho ku batowe baba Abayahudi cyangwa Abagereki, Kristo uwo niwe bubasha bw'Imana n'ubuhanga bwayo. Kuko icyakwitwa ibisazi ariko giturutse ku Mana, gitambutse kure ubuhanga bw'abantu, kandi icyakwitwa intege nke giturutse ku Mana, gisumbye imbaraga z'abantu. Ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye, maze abacira uyu mugani ati: Ingoma y'ijuru izagereranywa n'abakobwa 10 bafashe amatara yabo bajya gusanganira umukwe. 5 muri bo bari abapfayongo, abandi 5 ari abanyamutima. Abakobwa b'abapfayongo bafata amatara yabo, ariko ntibajyana amavuta yo kongeramo. Naho abanyamutima bafata amatara hamwe n'amavuta mu tweso. Nuko rero umukwe atinze barahunyiza, bose barasinzira. Ariko mu gicuku akamo karavuga ngo dore umukwe araje, nimujye kumusanganira. Nuko abakobwa bose barabaduka, batunganya amatara yabo. Abo bapfayongo babwira abanyamutima bati: nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu agiye kuzima. Ariko abanyamutima barabasubiza bati: ahubwo nimugana abacuruzi mwigurire, tutavaho tubura aduhagije twese. Igihe bagiye kuyagura, umukwe abaraje, abiteguye binjirana nawe mu nzu y'ubukwe, nuko umuryango urakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi baraza, barahamagara bati: Nyagasani, Nyagasani, dukingurire. We rero arababwira ati: ndababwiza ukuri, simbazi. Nuko rero murabe maso, kuko mutazi umunsi n'isaha. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Mu Ivanjiri yo kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 21, Yezu arakomereza ku Ivanjiri y'ejo,
adusaba guhora turi maso. Aratubwira ko umunsi azazira harimo abazabwira ati ndababwiza ukuri simbazi. Uyu munsi arakoresha ikigereranyo cy'amatara y'abakobwa 10 bari biteguye kwakira umukwe. 5 muri bo bakinjirana nawe mu nzu y'ubukwe kubera bari bafite amavuta yo kongeramo. Abandi 5 bagasigara kubera ko nta mavuta yo kongeramo bari bafite. Baza gukomanga akababwira ati ndababwiza ukuri simbazi. Urebye neza urasanga bano bakobwa bose bari bafite amatara. Ariko ku munsi umukwe azaziraho niho uzabona ko batandukanye, nubwo ubarebye bose ubona bafite amatara. Bazatandukanira rero ku bafite amavuta yo kongeramo n'abatayafite. Iyi si dutuyemo tuyirimo twese nka bariya bakobwa 10. Ariko harimo bamwe bazajyana na Kristu, abafite amavuta yo kongeramo, hakaba n'abandi bazasigara abadafite amavuta yo kongeramo. Ayo matara ni ubuzima twese dufite kandi dusangiye Imana yaduhaye. Hanyuma amavuta yo kongeramo ni ukumenya Kristu watubambiwe ku musaraba, akabikora kubera urukundo. Akadusaba natwe abakristu kugenza nka we. Ibikorwa by'urukundo no gusenga niyo mavuta yo kongera mu matara yacu y'ubuzima. Yezu ati ntimuzi umunsi n'isaha. Ibyo rero wagakoze mu kongera amavuta yawe cyangwa kugura amavuta yawe uzongera muri rya tara ryawe, wibishyira ejo, ahubwo bikore none, kuko utazi umunsi n'isaha, kandi murabizi neza ko urupfu rudateguza. Ese ko twese nka bariya bakobwa 10 bari bafite amatara, natwe dufite ubuzima Imana idutije, igihe umwami azazira azasanga ufite amatara cyangwa azasanga uri muri bariya bagannye abacuruzi bagiye kuyagura baranze kuyashaka uyu munsi? Naha buri wese kumenya igice aherereyemo kugira ngo atazatungurwa kuko atazi umunsi n'isaha. Mugire umunsi mwiza. Nari Padiri Janvier, naho ubutaha.